Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Twongeye kubasuhuza cyane kandi tubahaye ikaze ku biganiro bica ku Buryo TV. Aho muherereye hirya no hino hatandukanye, reka dusuhuze inshuti zacu ziri mu gihugu cy'Ubuhinde, Vietnam, i Burundi n'abari hano mu Rwanda iwacu turabasuhuje cyane, ndetse n'abadukurikira bari muri Kongo mwese muri ingenzi cyane. Niyo mpamvu natwe duhari ku bwanyu kugira ngo turusheho gusangizanya amakuru avugwa muri cryptocurrency. Guys, murabona ko uyu munsi turi muri PI browser. Umuntu wese wakoze mining ya Pi network afite application ya Pi browser. Niba nawe warakoze mining ya Pi network, nizera cyane ko iyi application ya Pi browser uyifite muri telefone yawe. Niba utayifite, urumva ko ibijyanye na KYC ntabwo wabikora udafite iyi Pi browser muri telefone yawe. Guys, reka twongere dushimire wowe wakoze subscribe ku Buryo TV. Nawe utarakora subscribe, nyamuneka ukore subscribe kugira ngo udutere ingabo mu bitugu. Guys, tugiye kureba iki uyu munsi wa none? Nkuko mubibona, tugiye muri Pi browser kureba KYC. Tuje kuvuga kuri KYC. Hari abantu benshi bagiye bakira invitation za KYC. Murabizi ko mass KYC yatanzwe ariko ntibamenye gukora KYC. Twayivuzeho mu video yacu yabanje step by step za KYC, ariko reka twongere tuyisubiremo tukwereke akahindutse gato cyane kuri resulta ya KYC. Uraza hano kuri step ya 7 nkuko twabikubwiye kuri KYC Pi uhafungure. Guys, hakimara gufunguka urahita usangamo aya magambo. Ukibona aya magambo umenye neza ko wahawe KYC. Ahangaha baba baguhaye invitation ya KYC, baba bakwemereye ko uri bukore KYC ugisangamo amagambo nk'aye. Hanyuma hano kuri country uraza ukore hano kwa kaga fresh ka mbere kugira ngo uhitemo igihugu cyawe, uhitemo n'icyo uri bukoresha. Hano turi kukwereka, urahakora uhitemo igihugu urimo, niba uri mu Buhinde, niba uri muri Vietnam, niba uri muri Kongo, niba uri Burundi, niba uri mu Rwanda, niba uri muri Uganda. Igihugu urimo uragihitamo, ndetse uhitemo n'ubwoko uri bukoresha, niba ari passport, niba ari driving license cyangwa se permis, cyangwa se niba uri bukoreshe national ID card. Hanyuma utu tubiri tw'amagambo menshi uradukoraho, ubanze ujye ukora kuri I agree. Kamwe urajya ugakoraho kugira ngo kavivuke. Urajya ubanza kubona indi tabule imeze gutya, ukore kuri agree kugira ngo hazemo V. Turiya tubiri twari tukweretse dufite amagambo menshi, kugira ngo buri kamwe kajyeho V urajya ubanza uze kuri tabule imeze gutya, uwemeze kwibi wabisomye nyine ukore agree. Hanyuma hari ahanditse kurengeje imyaka 18 ni ibisanzwe yo nuhakora harahita havivuka. Guys, murabona ko ngewe ndi mu Rwanda. Ahangaha nanjye ngiye kwa applyinga iyi KYC. Nari nababwiye ko ejo nahawe KYC, mwari mwabibonye. Nanjye ngiye kuyikora uko ndi bubikore, nawe abari kugenda ubikora. Hano nkoresheje national ID card. Misemo national ID card, ndi mu Rwanda. Misemo national ID card. Hanyuma hano hasi murabona ko utu twose uko ari dutatu turiho V. Hahandi nakubwiye kwa kakambere nuhakora urabanza ugenda ukore kuri I agree. Hanyuma kwa kabiri wemeze kuri hejuru y'imyaka 18. Kuri aka ka gatatu nuhakora naho kugira ngo iyi V izemo urabanza ujye kwemeza I agree kuri ka tablo hazemo iyi V. Numara kubikora byose urahita uza hano handitse let's go. Hanyuma dukomeze. Guys, nizere ko ibyo tugiye gukora nawe ubikora neza kugira ngo KYC yawe idahera muri pending. Hanyuma arafunguka tablo imeze itya. Wowe icyo uri bukore, murabona ko ahangaha ID photo ni nk'ingero bari kuguha banagusobanurira ibyo ugomba gukora. Hano babanditseho uko ugiye kugenda ubikurikiranya. Hano wowe urakora next, ukore next, nanone wongere ukore next, ugere kwa kariya ka dashboard ka 4. Murabona ko hano turi ku kambere kanditseho ID photo, urakora next
paka ugeze kuri payment, ugeze kuri iyi page imeze itya. Ahangaha uba ugomba kwemera ko uri butange imwe muzo wamayininze kugira ngo KYC yawe ibe successful cyangwa se uyipassing. Iriya PI ihabwa aba validator. Guys, KYC ugomba kuyikora neza kuko ukorerwa n'aba validator 15 kugira ngo uyipassing. Ugikora rero kuri next barahita bakwereka ibyo ugiye gukora ahangaha. Hano ugiye gufata amafoto y'icyangombwa cyawe. Hano muzi ko nahisemo gukoresha irangamuntu, muri kubona aha na vive nashyize vi banditseho good. Uyu muntu yabifashe neza cyane. Hano ifoto iri ku irangamuntu ye iragaragara, amagambo yose ari ku irangamuntu ye aragaragara neza cyane. Hanyuma nawe nufata ifoto ugerageze kubikora nk'uru rugero baguhaye rwa mbere. Murabona ko nubikora nk'uyu wo hasi bashyizeho udukubo tw'umutuku, nge nshyizeho ak'umweru, aba validator ntabwo bari bugutume upasinga KYC yawe, ntabwo baraba bari kubona imyirondoro yawe. Nababwiye ko nanjye ndi umwe mu ba validator, ariko ibyo ubusabwa kugira ngo ukore validator ibi nabyo biba byarajemo, hari ibibazo ugenda usubiza. Ukimara kubona ruriya rugero baguhaye urakora next, hanyuma ugere hano ugiye gufata ifoto ya mbere. Murabona ahangaha handitse add front photo, niho uri bukore. Numara kuhakora harazamo kamera y'inyuma kugira ngo ufate front photo y'irangamuntu yawe. Guys, ubikore neza witonze kugira ngo hataza kugira icyo uri bwice. Numara gufata ifoto y'imbere y'irangamuntu yawe irirodinga, birahita byiyemeza ikimara kujyamo neza. Hanyuma bakubwire ngo add back photo, ukore kuri add back photo ushyiremo uruhande rw'inyuma ku irangamuntu yawe, hanyuma urahita ukora next step. Numara gushyiramo uruhande rw'imbere rw'irangamuntu yawe ugashyiramo uruhande rw'inyuma ku irangamuntu yawe, birirodinga, wowe ukore next step. Kimara gukora next step ugiye kuzuza imyirondoro yawe. Guys, ibiri ku irangamuntu nibyo uri bushyira. Hano kuri rimwe urashyiraho izina ryawe rya mbere riri ku irangamuntu yawe. Kuri kabiri ni middle name. Middle name niba nta zina ry'isirino ufite ku irangamuntu yawe urahareka, ntagire icyo washyira. Kuri gatatu ni last name. Last name ni izina ryawe ry'Ikristo, izina ryawe ry'umuryango rimwe wiswe ubatizwa. Hanyuma kuri kane ni gender. Urahitamo niba uri umugabo cyangwa se niba uri umugore, female or male. Hano kuri kane ni female or male. Hanyuma kuri gatanu ni date of birth. Hano kuri gatanu urahitamo itariki, ukwezi n'umwaka biri ku irangamuntu yawe, biri ku cyangombwa cyawe uri gukoresha. Hano murabizi mu Rwanda hariho itariki, ukwezi n'umwaka biba biri ku irangamuntu yawe. Kuri gatandatu ni document ID number, urashyiraho nimero z'irangamuntu yawe. Hanyuma kuri karindwi uraza wemeze ko icyangombwa cyawe uri gukoresha kitagira expired date. Murabizi ko irangamuntu yo mu Rwanda ntabwo igira expired date. Ku munani ni country of residence, urahakora uhitemo igihugu urimo. Niba uri mu Rwanda, niba uri Burundi, niba uri muri Kenya, niba uri mu Buhinde, niba uri muri Vietnam, nicyo gihugu uri bushyiremo. Ku icyenda ni address line 1. Kuri mu Rwanda, Kigali, Rwanda, Rusizi wenda n'ibindi. Ukomeze ku icumi ni address line 2. Address line 2 uhashyira nimero z'inzu ubarizwamo. Kuzifite urahuzuza. 11 ni city. Musanze city, Rubavu city, Kigali city, Nyagatare, aho uri niho umujyi urimo nibwo ni uri ushyire kuri 11. Hanyuma kuri 12 urashyira intara urimo, Western, Northern, South or Eastern Province kuri mu Rwanda. Ubwo nawe igihugu urimo urashyiraho intara uherereyemo. Hanyuma kuri 13 zip code. Zip code ushyiremo 0. Hano kuri zip code urashyiramo 0, ukore next step.
Next step ugiye gufata icyo bita short video cyangwa liveness guys. Ahangaha ubikore witonze, nubikora nabi urahomba byose, KYC yawe irahera muri pending. Hano iyi liveness uba ugomba gufata aga short video nta muntu ukuri inyuma, nta bintu wambaye mu mutwe, nta rinete, nta ngofero, nta bitambaro, mbese ibintu byose umeze neza. Ahangaha ntekereza ko wemerewe kubikora yambaye gusa mu mutwe, ni umuyisilamu gusa. Hanyuma ukore nk'uko uyu muntu wa mbere ameze, ugaragara neza, uri ahantu hari urumuri. Nubona ibyo byujuje urahita ukora kuri am ready, urakora hano handitse am ready guys. Ibi bintu bikore neza KYC yawe itazahera muri pending, wibuke ko uri buvalidatingwe n'abantu. Ugikora kuri am ready harahita haza page imeze gutya yanditseho start recording. Ahangaha baba bakubwira ngo start recording, urahakora hahita hazamo kamera y'imbere kuri telefone yawe, hanyuma hazemo agafoto kawe, uragihumbya ukore mbese nk'umuntu pana irobo. Urahumbya, aho guseka useke, aho bakubwira guseka useke, byose icyo bakubwira cyose ugikore. Hanyuma amasegonda make baraba bakugeneye nashira birahita byikupa. Amasegonda baraba baguhaye nashira urahita ubona bitangiye kuroding guys. Iyi niyo step ya nyuma kuri KYC, uyikore neza. Iyi ya liveness ukimara kubifata neza, niba ari amasegonda 30 baguhaye arashira, uhita ubona muri telefone yawe bitangiye kwirodinga. Bikimara kwirodinga urahita ugera kuri page imeze itya, aho bakubwira ngo we are processing your data. Bari muri processing ya data zawe utanze. Hanyuma bakubwira ngo please wait or come back late. Hano baba bakubwira utegereze cyangwa ugaruke mu nyuma kureba ibyo watanze, hanyuma ukore submit your application guys. Ngewe ahangaha ngiye kuba mbivuyemo gato, nyaruke njye muri mainnet checklist muri application ya P network. Murahabona ahangaha, murabizi cyane. Hano kuri 5 murabona ko habaye submit your KYC application completed. Imyirondoro yanjye maze kwitanga yabaye completed. Hanyuma kuri 6 murabona ko byavuye mu ibara ry'umukara biza mu ibara rya mauve, aho bambwira ngo wait for KYC result. Ibi murabizi cyane. Hano uba ugomba gutegereza igisubizo cya KYC yawe kugira ngo naho haze ibara ry'icyatsi kibisi guys. Murabona ko 7 n'8 biricyari mu mukara. Hano kuri 7 uba ugomba kuhakora mu gihe iyi 6 yajemo ibara ry'icyatsi kibisi kugira ngo ukore migration ya PI zawe. 7 ni uburyo bwo kwimura PI zawe ziva muri PI app zijya muri P browser wallet address yawe. Icyo usabwa ahangaha ni ukuba wibuka passphrase za P browser za wallet address yawe. Passphrase niba warazibitse nabi, niba warazitakaje, ahangaha ntabwo wahita ukora migration utibuka passphrase zawe. Hanyuma reka nsubire muri P browser ndebe ibya KYC yanjye guys. Murabona ko bahise bambwira congratulations, nsanze bitakirodinga, ahubwo nsanzemo tableau imeze gutya. Ibyo natanze byemejwe, KYC yanjye maze kuyipasinga. Ahangaha bari kukubwira ngo see status. Iyo ukoze kuri see status uba ugiye kureba uko bimeze, niba koko yabaye passed cyangwa yabaye approved, cyangwa niba bikiri mu nzira. Ariko uko byagenda kose, ubwo imyirondoro yanjye yemejwe cyangwa bayemeye, nta kabuza na KYC iraba yabaye successful guys. Ahangaha nuko ukora KYC. Niba nawe utari wayikora ubikore nkuko tubikoze, ni gutya KYC ukorwa. Byaba byiza izi step uzanditse ku gapapuro uko bigiye bikurikirana kugira ngo ugende ubikora utari buze gusubira inyuma. Ndakora kuri see status ndebe ikiri imbere. Aha, murabona ko KYC yanjye yabaye passed. Maze gupasinga KYC yanjye. Ikintu gitumye dusubiramo iyi video ni iyi step ya nyuma. Iyi step ya nyuma
itandukanye n'uburyo abambere bakozemo KYC. Iyo wakoraga KYC ku bwa mbere hano bahita bakwereka ko KYC ibaye passed mu ibara ry'icyatsi kibisi, none byaje mu ibara ry'umuhondo udahishije cyane. Murabona ko byaje mu ibara ry'umuhondo, aya magambo ukiyabona mu ibara ry'umuhondo gutya, n'iri bara ry'umuhondo ryarodinze rikagera kuri final, KYC yawe iba yabaye passed. Hanyuma hano baba bari kukubaza niba waba umuvalidator kugira ngo ufashe abandi ba pioneers bari gupasinga KYC. Hariya hasi yaho hari apply validator, video ikwereka uburyo waprayinga muri validator twarayikoze. Ibi byose twarabikoze muri video zacu zabanje, niyo mpamvu twari dusubiye mu iyi video kugira ngo tukwereke gusa uburyo nusoza urasanga KYC yawe yabaye passed. Irabimeze gutya, ntabwo biraba bimeze nk'uko abambere babibonaga. Guys, kansubire kuri mainnet ndebe uko bimeze. Murabona ko ya gatandatu yanjye wait for KYC result yabaye completed, yaje mu ibara ry'icyatsi kibisi. Guys, KYC yanjye rero ndayisoje, ahubwo 7 n'8 byari mu ibara ry'umukara. Murabona ko nibyo bihise biza mu iri bara rya mauve. Aho kuri 7 icyo nsigaje gukora ni migration. Muri video zacu zabanje harimo video ikwereka uburyo ukora migration ya PI zawe uzivana muri PI app zijya muri P browse kuri wallet address yawe. Ibi ngibi ugomba kubikora wibuka neza passphrase zawe, kuko bari buzi kubaze kugira ngo ujye muri P browser ujye kureba wallet address yawe, ugomba kuba uzi neza passphrase zawe. Guys, nibi twagira ngo tubabwire, nibi twari tugira ngo tugarukeho uyu munsi wa none. Murabona ko KYC yanjye ndayipasinze neza cyane, ariko nubikora nabi wibuke ko KYC irahera muri pending. Ngira ngo abagiye babibona cyane, hari abantu bamaze amezi 3, amezi 5, umwaka bakoze KYC itaraba approved. Bariho benshi, nanjye harabona afashije byabanje kugenda gutyo, bamaze nk'amezi 3 batarapasinga. Hari igihe uba wakozemo aka error gatoya, ariko nubikora gutya KYC yawe iraba approved. Hanyuma ahangaha icyo ngiye gukora ni ugukora migration. PI zanjye zikava kuri PI app zikajya kuri PI wallet address yanjye. Hano iyo umaze gukora migration ya mbere utegereza iminsi 14, hanyuma PI zawe ukazisanga kuri wallet address yawe. Mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze kudukurikira. Reka nongere mbabwira ngo murabe ingenzi cyane, niba utarakora subscribe ku Buryo TV, kora subscribe.